This city will no longer be a sanctuary for illegal alien criminals. We will have full, seamless, integrated cooperation at all levels of law enforcement, and we'll deploy officers across the district with an overwhelming presence. You'll have more police, and you'll be so happy because you'll be safe. When you walk down the street, you're going to see police, or you're going to see FBI agents. We're going to have a lot of agents on the street. You're going to have a lot of essentially military, and we will bring in the military if it's needed, by the way. We're going to have National Guard, but Pete Hegseth will tell you about it. We will bring in the military if needed. People say, oh, that's so terrible. He's going to bring in, it's been used many times over the years. I don't think we'll need it. I think we've got so many great people, including the people that are in the police department with proper leadership. They'll immediately begin massive enforcement operations targeting known gangs, drug dealers, and criminal networks to get them the hell off the street, maybe get them out of the country, because a lot of them came into our country illegally. They shouldn't have been allowed in. They come from Venezuela. They come from all over the world. We're going to get them the hell out. They won't be here long. But some of these people, a lot of them, are homegrown criminals. The view is, look, there are people who want to come to the United States of America, and some of them, I'm sure, can enrich the United States of America by coming here, but we have got to get our overall numbers way, way down. Too many people have come into the United States of America. USA, United States of America, ibintu byakomeye. Habaye iki cyatumye abantu 80 visas 80 zose ziba revoked. Revoked no kuvuga zasubiwemo. Wari uyifite cyangwa wayishakaga. Wari uyifite yavanyweho, wayishakaga ntayihabwa. Habaye iki? Ni bimwe rero nawe ubushize mu kiganiro mperuka kubaha kijyanye n'uburyo amategeko ya USA akomeye kandi yubahirizwa. Ariko kuri Trump n'ibindi nta mikino afite. Arashyira mu bikorwa amategeko asanzwe hari abatekereza ko ari ibindi byaba byamuteye, ari imiterere ye, ari kameze hoya. Amategeko asanzweho, ahubwo abandi bayacaga hejuru bayashyira mu bikorwa. Uyu munsi rero Perezida Trump we yahisemo gushyira mu bikorwa cy'itegeko rivuga. Ndagaruka rero kuri cya kintu tuvuga cyitwa DUI na DWI. DUI, DWI, kuko mu bihumbi 80 muri visa z'ibihumbi 80 zabaye revoked, harimo ibihumbi 16 bazize DUI. DUI rero nababwiye ko ari ugutwara ikinyabiziga wanyoye cyangwa wafashe ibisindisha ku rwego rutoya. Tekereza rero niba birukana cyangwa bahagarika visas z'abantu banyoye ibiyobyabwenge ku rwego rutoya, noneho utekereze ku banyoye ku rwego runini, bizagenda gute? Ni ukumufunga bakamukatira bakazangiza bakamwirukana. Mutekereze rero, mwitekerezeho abantu bacu muba hirya aho ngaho, abari za Maine, za Ohio, za Kentucky n'ahandi henshi hatandukanye. Leta zose DUI, DWI irakoreshwa. Leta yose waba urimo irakoreshwa. Ubwitondere rero ni ikintu gikomeye. Urabona ko niba kigiye kwirukana hafi ibihumbi 80 cyangwa birenga, ariko 16 byonyine bikaba ari bijyanye no kunywa ibiyobyabwenge, ugatwara imodoka. Icyo kwitondera rero, ngarutse ngira ngo tuganire kuri DUI na DWI. Nawe sejene kunzabibabwira, ariko niyo mpereho kubera ko ni breaking news, nubwo tutari itangazamakuru, ariko aya makuru aradufasha kuvuga ku kiganiro cyacu, aradufasha kubasobanurira ikiri kubana igiki kiri gutuma abantu bahagarikirwa visas, abandi bakazimwa, bizajyana kuri deportation. Nta kindi rero, wowe uzi ko utuye cyangwa ushaka kujya gutura USA, ugomba kuba uzi ko DUI ugomba kuyubahiriza, ariko ukayubahiriza ubizi. Twavuze ko rero DUI ari driving under influence.
ni ugutwara ikinyabiziga ariko atari wowe ukoresha, ahubwo ukoreshwa n'ibikurimo, ni ukuvuga inzoga cyangwa se n'ibindi bishobora kuba bikurimo mu myaka iti ibiyobyabwenge. Icyo kintu rero kukigwamo hariya, kukigwamo aho ngaho, aho waba uri muri leta yose, umenye ko uri mu kaga kuko viza yawe izaba revoked. Revoked ni ukuvuga ni uguhagarikwa cyangwa no gukurwaho. Wari warayihawe, wagezeyo byemera amategeko, ariko ugiye kuyamburwa. Kubera iki? Kubera amategeko ya DUI utayubahirije, kubera ko wahisemo gutwara ikinyabiziga wanyoye ibiyobyabwenge. Ku rugero rutoya, bantu banjye rero, kimwe n'ahandi hose, nubwo gutwara bitemewe wanyoye, ariko mwebweho biteye ubwoba. Umuntu wese uri wese biteye ubwoba. Niba ushaka gutwara imodoka, ntungira kuri inzoga, ntungira kuri byeri, uzayinywe waruhutse. Bitari ibyo uzisanga viza yawe iri revoked, yasubiyemo wasubijwe iwanyu. Urumva ko rero niba waragiye guhaha, ntabwo uzacyura umuhano nk'uko tubyita, uzaza nyine cyangwa uzagenda aho uzajya mu marira. Why not? Kureka gutwara imodoka wanyoye inzoga ni ibintu byoroshye cyane, ukaza kunywa wamaze gutwara, kuko nutabikora nyine ikizakubaho, Trump nta mikino ntabwo azagushyiramo imiyaga. Muri visas 80 zahagaritswe, ibihumbi 80 zahagaritswe, niba iyawe itarimo, fatiraho rero urekera aho ngaho kuko hari ikibazo. Muri ibyo ibihumbi 80 harimo 12 y'abantu bishe abandi, assault, kwicana. Hakabamo n'ibihumbi 8 by'ubujura, byo kwiba. Uvuga ngo nta tegeko na rimwe ritubahirizwa. Ariyo mpamvu nifuza kuzabaganiriza kuri buri tegeko ryose, mukajya gufata umwanya mukamenya ibyo murimo n'amategeko abigenga, kuko amategeko ya USA arubahirizwa uko ari. Cyaba ari igihe ikibazo cy'igihe gusa, wenda ugasanga umuyobozi umwe ntiyabyitayeho, ariko umunsi wari wose biba bizitabwaho. Rero nubwo umuntu aba ahaha akoresha imbaraga nyinshi ashakisha, ariko mugerageze mwihugure no ku mategeko ya za leta murimo, ndetse no ku mategeko ya federal ku rwego rw'igihugu, kugira ngo mwirinde kuzagwa muri bya byaha bizatuma muba deported, viza zanyu ziba cancelled cyangwa se zikaba revoked. Bibwira ko mubyumva neza, nabwiye ko DUI ni driving under influence, ubwo ni ukunywa byoroheje. Ariko noneho hakaba nanuze na DWI, iyo iri hejuru cyane, niho hahandi utakigenzura, hamwe n'umupolisi akakubwira ngo uva mu modoka no gukinga urugi bikakunanira, wahagarara ukagenda. Hari ibizamini bakoresha kubereka icyerekezo ukagikurikira, hagarara akaguru kamwe. Iyo bikunaniye muri DWI biba bikomeye, aho ngaho ni gereza. License yawe ikahagarikwa cyangwa ikaba suspended. Ibyo byose si ngombwa, umuntu ashobora kubyirinda. Igipimo bareberaho cyangwa se cyemewe ni 0.08 muri USA. Nubwo muri Canada hari aho bafata 0.05, ariko USA ni 0.08. Ubwo ni igipimo cya alcohol uri mu maraso. Icyo gihe rwose uba wamaze gufatwa, nta kintu ugikoze. Ariko reka tuvuge ko byabayeho. Biramutse byabayeho, ufite uburenganzira n'ubundi nk'umunyamerika bwo kunganirwa, bwo guhabwa umunyamategeko akagufasha akakunganira. Ufite uburenganzira rwose mu gihe wafashe ko n'icyaha. Bubahiriza uburenganzira bwa muntu cyane, ariko nihanganira icyaha. Ubu rero ufite uburenganzira bwo kuburana ubunganiwe, ushobora no kubijuririra. Bya bindi byose twavuze umuntu yemerewe gukora mu gihe yaguye mu cyaha, urabyemerewe. Ariko icyiza ni igiki? Ni ukubyirinda. Icyari kinzanye rero cyane cyane kwari ukubibutsa, bigenda no ku makuru namwe mufite, hari n'abatayafite batazi ko visas 80 zigiye kuba revoked cyangwa zamaze kuba revoked. Harimo 16,000 kuri DUI ndayitindaho. DUI, driving under influence.
uwanyoye byoroheje ntabwo biba bikomeye ni kwa kundi nyiri uti nasomye uducupa 2 3 nta kibazo nakora akazi natwara ariko wumve nyine icyo bikoreye abantu. Rero inshuti zanjye mukurikira Oasis Official Rwanda, mujye muza mumenye amakuru cyane cyane ku mategeko agenga umuntu utuye USA cyangwa se uhatemberera. Ayo mategeko muyamenye kuko kuyamenya ku gihe nibyo bizakurinda, kuko akenshi dufite cyangwa se abantu bari kuri pressure yo gukora akazi cyane, nibyo ugomba gukora ujya kwisanga nyine babyisanzemo utaruzi ko bitanemera. Kandi mwibuke ko udashobora kuvuga ngo sinari mbizi. Wapi, amategeko y'ibihugu hafi ya byose avuga ko udashobora kwitwaza ko utazi amategeko nurangiza gukora icyaha, ntibishoboka. Rero narinzaga no kubakebura kubera ko izo nkuru ziri gutrending. Musome ibinyamakuru biri aho iwanyu, murebe icyo bari kubivugaho, mumenye nuko muza kwitwara, kuko hashobora kuba hari n'ibindi, ariko sicyo cyari kinzanye kwa kubabwira ko iby'UI n'uburyo mugomba kwirinda. Cyambere umuti wa byose no kwirinda kunywa inzoga ugatwara ikinyabiziga, niwo muti wonyine nta wundi. Sino utabikoze uzisanga ku rutonde rw'abandi viza zizaba revoked cyangwa se zigakurwa. Aho ushaka kujyayo hari ibindi nabyo bari gukora batemera ama visas, n'iz'abanyeshuri nazo zabaye revoked basubijeho, izo zabaye cancelled. Rero inshuti bavandimwe, icyo nicyo cyari kinzanye aka kanya, kandi bwira ko gikomeye mugiye kugishyira mu mutwe, ukamenya ko niba usohotse uza kongera kunywa ku nzoga utahe. Nibigira ibyago ugafatwa wanyoye ku nzoga, umenye ko viza yawe iri mu kaga. Uburyo bwose waba warayibonye ipfa kuba utari umunyagihugu kavukire. Hari za green card cyangwa se n'amaviza yandi asanzwe, Trump ntabwo bimureba, kuko hari abantu benshi bakora ibyaha. We nikavuga ntabwo dukeneye abanyabyaha mu gihugu cyacu baza kwica abanyamerika, baza kugirira n'abanyamerika. Wowe nubwo warabonye ubwene igihugu mu buryo cyangwa se wenda kububona, ariko Trump we ntakubona nk'umuntu ukwiye kuba uhari mu buryo bwiza. Rero kuri ubu buyobozi bwa Trump nta tolerance n'imwe ku kwica amategeko, cyane cyane ibyo twavuze hejuru, harimo ubwicanyi, harimo gutwara ibinyabiziga wanyoye ibisindisha, harimo n'ubujura. Ntabwo abadukurikira biba, ariko mugendere kure biba. Nta nubwo mwicana, ariko mugendere kure bicana, kuko rimwe na rimwe hari igihe usanga uguye mu kigare cy'abicanyi, cyangwa ukagwa ugasanga ubana n'abicanyi, cyangwa hakazabera ubwicanyi aho uri, investigation ikazagutwara ushiduka nawe uri muri gereza, wenda nubwo waba uri no mukuri, ariko investigation ibanza ikagutwara. Iby'ubujura hari igihe umuntu agukoresha ubujura utabizi, ukazasanga urimo urakoreshwa utazi ko urimo ukora icyaha. Tuzabigarukaho nabyo, urumva n'aya mategeko yimbitse, ariko tuzabigarukaho tubabwira kuri buri kimwe uko gikorwa n'uko umuntu yakirinda. Ariko mwirinde ibintu byose byatuma mugwa mu cyaha cyitwa icyaha, cyabagonganisha n'amategeko ya Amerika, cyabagonganisha n'amategeko ya za leta mutuyemo, kuko umunsi wose wakisanga viza yawe iri mu kaga. Abatarabona ubwenegihugu ni ibindi bintu numvikana, nubwo baba barabubonye, ariko ntibikubuza ko bagufunga cyangwa hagakorwa n'ibindi. Murakoze cyane rero, nabyise breaking kubera ko birimo biratrending, byateye abantu ubwoba, abantu baribaza icyabaye icyo ari cyo. Nta kindi cyabaye uretse ko hishwe amategeko asanzwe ariho, amategeko abantu basanzwe bazi, wenda atarubahirizwa ku bindi bihe, ariko uyu munsi ku buyobozi bwa Trump no tolerance. Murakoze cyane rero, katubategure n'ibindi, mujye muba hafi tubaha amakuru agezweho, ariko cyane cyane abafasha kwirinda gukora ibyaha no kumenya amategeko agenga umuntu utuye muri Amerika, uhagendera muri rusange. Nawe utaha.